bitewe n'ikintu uburyo byagiye bigenda neza nabonye niyanditse ku malisite 20 kandi nabaye wa gatanu twara ahantu 15. twongeye kubaha ikaze abakurikirana DTR cyangwa abakurikirana Damu TV rwa. Uyu ni wa mwanya tubatemberera hirya mu gihugu hirya no hino hatandukanye, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Turabakunda cyane ndetse no mu mujyi wa Kigali, ariko aha ngaha turi nkuko mubibona turi mu mujyi wa Kigali ahazi kuri Maison de Jeune. Tukaba twahasanze umugabo witabiriye amarushanwa ari kugenda aca ibintu muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse anakurikirwa no mu bihugu bitandukanye. Ni ART Rwanda. Urumva abanyarwanda, abantu bose bakunda u Rwanda bagomba kumenya ART Rwanda. Tugikomeza reka dutangire atwibwira, tubwire ART Rwanda iri amarushanwa baracyari mu majonjora. Atangira twibwira natubwira n'ukuntu irushanwa se niba yapasinze uko irushanwa byagenze. Yes, ART Rwanda ni amarushanwa yagenewe urubyiruko muri rusange, aho bahuriza abana bagiye batandukanye, music, bafite impano, bakagenda babatora mu byiciro bitandukanye bitewe n'akarere barimo ndetse n'intara. Uyu munsi rero hakaba habaye amarushanwa, abamereye mu marushanwa ya fashion design. Uguru mu design. Utangira natwibwira uyu mu design agomba kugira wenda ngo yitwa designer runaka, wenda kumva nde. Yes. Ubundi amazina yanjye mu busanzwe nitwa Jeune, ariko ku izina rya industry ya fashion wanze kuri Heje. Akaba ari izina ndi gukoresha cyane kuri social media, mbese n'igihe kizaza mu minsi iri imbere aribyo nzakoresha kuri muri fashion industry. Yavuze ngo ni naryo uzajya ukoresha kuri brand. Bivuze ngo ushaka kuba nubwo wenda witabiriye amarushanwa ariko hari ibintu gikora. Hari ibintu nkikora. Ubundi ndi umu design ukorera mu rugo. Nkorera mu rugo nkagena nkuru tuntu tugiye dutandukanye nk'uko wabibonye ari muri ART Rwanda. Embrema urabona difference. Tutararenga waka kantu wambaye ibara sindizi neza, niba ari grey, niba ari ibiki. Ibintu by'amabara ntabwo nkunda kwimenya. Aka kantu karagaragara neza, niwe wakikoreye se cyangwa ufite undi muntu ugufasha aho mu rugo ahantu ukorera design zawe? Yes, iyi designer ninjye wayitekereje ku giti cyanjye, mbaye inspired n'ikirere, kuko ikirere tuzi ko kigira muvoma zigiye zitandukanye. Anyway, rimwe na rimwe ikirere kiba green, kiba best, nk'akarusho nk'uko wabibonye abana banjye bari bambaye neza. Njyewe nemeye bro. Style ni sky, feeling sky, urumva ni movement of sky. Yani muvoma z'ikirere mu gitondo ushobora kureba ikirere kiri grey, kiri green bitewe na movement turi mu bisi. Genda mbana inspired ikintu tugiye dutandukanye. Ishati ni ngewe wayikoreye. Witwaye neza imbere y'abacaci. Kigenemeye. Yes. Ikintu cyose ni ukugerageza ariko ukaba ufite uri field. Wazanyemo innovation twereka wenda abantu bari bakwambariye icyo twakwita imideli, bagaragaraga neza. Ndakeka kugenda kubwira ubuntu ukuntu biyumvaga, ukuntu biri bugende, n'ukuntu byagenze, n'ukuntu biyumvaga wenda mu mutima wawe imbere y'abajaji, n'ukuntu noneho byagenze. Ndebye uburyo nakurikiye iki gikorwa, uburyo na performance cya ART Rwanda, numvaga ari ibintu biri grave cyane, biri high, ariko bitewe na skills mfite, ubumenyi mfite, ikintu mbashije gukora, imideli nakoze, narebye mbona rwose nisanga numva ngeze muri field yanjye, nubwo habayemo akantu k'ubwoba ko kutabimenyera. Urumva mu upcoming ntabwo yakora nk'umuntu usanzwe bimenyera, like Moses ashobora gukora, ariko njye ntabwo nakora nkawe. Ugomba gutangira
cyane aya marushanwa ni amarushanwa meza cyane yagenewe urubyiruko mbese mu buryo bwo kuzamura impano yacu mu guteza imbere urumva vraiment babashije kuneza imbere niba nkorera mu rugo nkaba nagiye address runaka nkajya nangiye gusapotinga imyenda hanze niyindi nera muri Art Rwanda ukimara kugera kuri stage n'iki kintu wenda wahise uvuga ati njyewe hygiene ngomba kubikora niki kintu cyaguteye motivation nkigera imbere y'abajaji narebye abantu uburyo bari feeling ya vraiment correction yagitwa feeling sky narebye uburyo feeling sky narebye uburyo bari feelity y'ibintu nzanye bitanumva mbaye interested nabo basha kuba nabasha gukora neza numvaga nageze imbere y'abajaji mbona uburyo batangiye kumbaza ibisubizo mbahaye nkajya mbona uburyo bari kugenda bakonfirma ndavuga ati hano bicara byagenze neza witwaye neza kuri stage nari mpebereye muri Art Rwanda yaberaga Kimisagara hazwi kuri Maison de Jeune ukaba witwaye neza ariko hari ikintu abajaji iyo bakimara wenda kuperforminga bavuga wenda byagenze witwaye ese we witwaye gute njyewe nta feedback nabonye irenze nta feedback vraiment yuko nagiye no mu mwanya wa kure nagiye mu mwanya wa gatanu urumva ubundi bireye umwanya wa kabiri okay wagiye mu mwanya wa gatanu ese mwari abantu banga twara abantu 10 mwari abantu 15 urumva ko narushije abantu 10 mwari 15 nje ubaye mbuwa gatanu turanywera let me talk about Marriott jaga asanga ari kumeneka mu mufungo nazado uno munsi sinzi nago mfite uburyo nshobora guserebura kuko mbikora numvaga mvuga ati reka ngerageze byanga ariko nagerageje kuko numvaga ari abantu bafite impano wenda kuba yafata nk'ikirere akaba yakora mu mwenda no ntago nari nzi yuko ushobora gufata fabric ukaba wakata umwenda ukawudoda ukaza gupresent yes niyo mpamvu nabashije kuza mvuga ati nshobora gufatwa cyangwa simfatwe bitewe n'ubumenyi waruzanye muri Art Rwanda wapasinze wagize ngo dapasinze wapasinze mu yandi marushanwa ariko ntago babwiye ngo andazaba ikigenewe ntago batubwiye gusa batubwiye ngo ejo dushobora tugomba kugaruka kugira ngo bade izindi updates ariko si ibyo yuko bitera ikintu uburyo byagiye bigenda neza nabonye niyanditse ku maliste 20 kandi nabaye wa gatanu twara abantu 15 kubera nyine babonye kwiyumvamo ikintu cyangwa feeling babonye ko ari ikintu cyobonye kandi cyobora vraiment nawe aruyibereye yes mu marushanwa y'ubutaha ya Art Rwanda tukitege kimwe mu fashion nka hygiene cyangwa se mu design bro giye kubakorera gashi nago sinzi ibintu uzakora niba nzambika abantu amaguru nago bizi gusa giye kubakora gashya mutarabona muri fashion industry ku buryo nshaka kongera export tukagabanya ndashaka kugabanya import kurusha export tugasura ibintu byinshi mu gihugu cyacu Rwanda ariko urubyiruko bro giye kubita ariko ndawadace kuri damti baze bashyire ko ugomba kwambara feeling sky ejo bundi gutungo hafi ngo hariya ngo iki ngo nzaba nambaye ngo feeling sky yes ugomba ariko wambare t-shirt ariko iri interested na feeling feeling style nuko uvuga ati ukambara white hejuru cyangwa nakasi ariko agerageje no kujyanisha kuko ikirere tugenda tugira amabara atandukanye like ninjoro ukabibona ari ibintu tumaze kumva icyo uteganyije abakunzi bawe cyangwa se abandi ba design bawe bagenzi bawe reka bakwitege yes bitege hygiene mu gihe tugitegereje andi marushanwa agiye gukurikiraho
ubazabera andi azakurikira ntabwo twari twamenya neza kuko batubwiye ati tuzagaruke ejo ubwo nizo updates bashaka kuduha kugira ngo tubashe gusobanukirwa uburyo amarushanwa azagenda akomeze none se hari ikintu tutabwiye abakurikirana DTR cyangwa Damu TV rwa muri aya marushanwa harimo ikihe gihembo cyangwa se muri guhatanira ibihe bihembo mu gihe mukiri mu majonjora ya bro niyo wabubwiye ati tuzanywa ya aya marushanwa agiye yoroganije mu buryo bugiye butandukanye uburyo mbashije kuba nabisobanukirwa kuko tukihabwa n'amahugurwa ya umuntu ubashije gusoza kuri iyi ntara umujyi wa Kigali ya bakuyemo abantu 15 abantu 15 sindamenya neza niba bazahura nabo mu ntara ndamenya neza gusa ariko uko ndi kugenda numva mu social media abantu bagiye batandukanye biri kuvugwa yuko twebwe ahangaha turi tuzapasinga tujya hehe mu mahugurwa tugakomeza tuzamuka tukabasha kuba twagera kuri bya ibihembo bitugamije bigiye bitandukanye bazabasha gupreza zishira kumwe bitewe na skills zigenda mu gusa ariko n'ibitekerezo byawe wabaye wapasinze ukimara gupasinga n'iki kintu wabonye uri bubwire umuntu waguhaye motivation umuntu wakubwiye ati ibintu wabikora cyangwa se n'Imana ubundi wari ufite n'ubusanzwe cyangwa se ibintu warabyize nyine dusobanura byagenze gute yes ubundi ngewe nkimara kumenya amarushanwa ya ART Rwanda nari mfite ubwoba numva ngo umuntu adashobora gukora kuko ndi coming hari product mfite ishati n'ipantaro ntabwo yabizana muri ART Rwanda kandi urumva ari ART Rwanda ubuhanzi urumva birasaba gufata wenda indobo kazi yambaye mu mutwe numvaga ntari interested nabyo kubera ikibazo cy'amashuri babizinika fashion design no mu busanzwe biga fashion design wigira hehe se ya fashion design nigira muri IPRC none se sinumva ibintu byikoze bro ari ahantu nagaru gufoko wagiye nibaze n'abantu cyenda babasubira ariko bikaba ngombwa yuko bafata bagiye batura abantu bafite spirit fashion ubwo nyine babonye spirit niyo mpamvu nakomeje kugira ubwoba nyine umuntu arambwira nshaka umuntu nguriza ndakora mvuga ati ariko iyi myenda nubwo ntazapasinga ngomba gukora kuko ndi fashion design ngomba kwicarana imyenda nshobora kuzitabirana mu fashion show ayo marushanwa agiye witabira ejo bundi nigeze kubona Mercedes mubona mwarina na Chogamo waritabiriye ese byagenze bite nekera kari wabonye cyangwa se niko kuvuga ati no kwiyaminiya bisanzwe hari ahantu na Mercedes Benz Kigali Fashion Week nagaramu ntabwo ari fashion show na agence na agence bakoresheje abamodo ba witness model nakoranye nabo bamodo ntabwo ari ibintu byari byoroshye gukorana umuapukabiri gukorana n'umumodo uhembwa ni ibintu wumva ko bihambaye cyane nitabiriye Mercedes Benz Kigali Fashion Week nicyo kintu cyanshimishije mbona na opportunity yo kuba nabasha kujya muri iriya nama yabaye muri Chogamo hariya muri fashion show na impamvu yatumye njya muri iriya nama kubera ya marushanwa Mercedes Benz Kigali Fashion Week ntago nitabiriye iyo ntambwe ntago nagaragaje ko collection zanjye ariko nitabiriye inama kureba the movement of fashion ese abagize n'abanze baturusha iki kameme ari byo nashaka kujya kwiga dusoza iyo mwarebaga imbere ya kamera za DTR cyangwa Damu TV n'umupapa uri kubikora neza bita Hygiene Rwanda cyangwa Hygiene Design mu design ongene no design nagushaka cyangwa se na plan ufite yo gushinga wenda agence ikomeye muri iki gihugu cyangwa se na international gahunda ndayifite ariko
ni big project bitewe n'ubushobozi niba ndi umukaminga ariko ngize amahirwe yo gutwara amarushanwa ya ART Rwanda n'ibintu byahita byizana ibintu byahita byikora amashinga inzu y'imideli ku buryo umuntu azajya avuga ati noneho kameme ngiye muri agent hano runaka kubwa ati ndi designer mbasha kwamurera mu rugo hano ku Gisozi mu buryo uvuga ati ngiye kuri agent mu Kiyovu cy'abaki cyakoze dusoza ushimira abakurikira DTR ndetse n'abafana bawe muri rusange na wa muntu waguhaye motivation ashobora kuba ari mama wawe ashobora kuba ari nde ariko umushimire uvuga ati hygiene ngeze kuri uru rwego kandi ndagushimira yagaze n'ubwego ko byagana ya hagati aho ndashimira buri muntu wese wabashije kumba hafi abasha kumbwira ko iki kintu nagikora nshimira na mama wanjye ahubwo nabanye nshimira na mama ya uburyo yabashije kumbwira ati ndibuka yuko nigeze ndabuze iti cyarambwira ati fata amafaranga yo gukora ugerageze ya nshimira mama nshimira abantu bagiye bafatanya nanjye by'umwihariko ndashimira umuntu tubashije kuba turi kumwe hano kuri kamera abashije kongera kugira ngo nambutse kino cyita director park ari nyuma y'abakamera director park nawe ndamushimira wabashije kumva yuko abasha gufata umwanya wo kuza kureba outfit zanjye collection yanjye yes nshimira DTR television Dam TV ya Dam TV kwisoga always ya na abantu babasha kumba hafi cyane mu bikorwa bya shooting mu bikorwa bya video tugiye dutandukanye byerekeye n'ama product ya ndabashimira nshimira n'abayobozi babashe kutujajira muri ART Rwanda nta kimenyane nabonye abari imbere yanjye bose barambusha ya murakoze cyane ayigeni garabashimiye ariko wibagiye kutubwira ku mbuga nkoranyambaga ukuntu bazajya bagufollowinga ari beza ya ku mbuga Instagram icyo tuzi nka IG nkoresha hygiene designer HAEGANES designer uzahita umbona nambaye umwenda urimo ya yes Facebook nkoresha hygiene Twitter nkoresha hygiene TikTok nkoresha hygiene agerageje no kugira kuri TikTok kugira ngo mbashe kuba nakoresha amavuta agiye atandukanye kameme kuko nkunze gukora n'imyenda y'abakobwa cyane kandi niho tubasaba ubwo bivuze ngo umuntu utarafollowinga hygiene ntago aramenya ngo ese bikorwa bite ese bambara gute ese bambara gute ese ushaka kujya mu kirori bambara gute ese ushaka kujyanisha amabara wambara gute ya umuntu utarafollowinga nta gahunda aragira ikigali rwose ahubwo zo ntabwo urabikora dusoza abafana mwadukurikiranaga hano mu nkuta za Kimisagara hano cyangwa se aho bakunze kwita kuri Mesodogeni turabashimiye mwebwe mukurikirana DTR n'abakoze subscribe turabashimiye nawe turayikora igira vuba vuba ikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tunyuzaho umunsi ku munsi turabashimiye cyane dushimira n'umuntu uri nyuma y'amakamera abenshi bakunze kumwita director park kubera akunda gukora amavideo atwika ariko abamuzi neza bamwita park turamushimiye cyane nshimira na hygiene twabashije kujya aho bibera aho Kimisagara aho bibera DTR turabashimiye mwakoze cyane mwari kumwe nanjye director Dam cyangwa se nushaka unyite Dam TV rwa peace and love with you bitera ikintu uburyo byagiye bigenda neza ndabonye niyanditse ku maliste 20 kandi nabaye wa gatanu turi ahantu 15